Twabasuhuje, iyi ni MT20 Music mukomeje gukurikirana neza gatanu kuri gatanu. Mbashimira cyane abanyeshuri mukomeje kwiga, mbabwira ngo mukomeze kwihangana, abatameze neza kandi abameze neza nabo nukuri dukomeze dushima Imana mu buryo bwose. Nshimira abanyeshuri bakomeje kunyoherereza amavideo yabo uburyo bari kwiga, ndabashimira cyane. Bagenda banyohereza biranshimisha mu by'ukuri, biba binyereka yuko ntari gukorera ubusa kandi imbaraga ntanga ziri kubyara umusaruro. Ndabashishikariza kandi mbamenyesha yuko nzakomeza icyo natangiye, nzagikomeza. Ibanga ni rimwe, no gutanga ibyo mfite kugira ngo nawe ubimenye. Ejo bundi ushobora kwibyaza umusaruro bikaguka, ejo bundi ukatugereraho tugwe tutagera. Ubu ngubu ukigisha abandi ugasanga nabo bahawe umugisha wo kumenya music. Ejo bundi ushobora kuba umuntu n'ubundi Imana yagennye kuba muri muzike. Nicyo cyane cyane nshaka kugira ngo ukore ibintu byagutse kandi bikomeye cyane, utugerere aho tutagera, cyane ko twebwe tutari gukura tujya hasi, turi gukura tujya hejuru. So tushaka kugira abana cyangwa abantu n'ubundi badusigara mu birenge, bakomeza intambwe cyangwa impano Imana yaduhaye. Iyi ministry iri muri nge, cyangwa se uyu muhamagaro uri muri nge, cyane cyane wo gutanga ibyo mfite. Mba numva mwese nk'abana banjye nigisha mwawukomeza mugaha abandi iyo mpano bakayimenya. Imana ibagirire neza rero, nizere ko meze neza. Uyu munsi ndagaruka kuba beginners. Ntekereza ko n'abandi nkomeje kubagirira neza, ubwo ndavuga abafite level ziri hejuru. So uyu munsi rero tugiye kureba iki? Tugiye kureba icyo bita ibiraro. Ibiraro ubushize twakoze ibiraro ariko byo mu makode yose. Okay. Mu by'ukuri iyo mvuze ibiraro byo mu makode yose suko amasomo twayarangije y'ibiraro byose uko aba ari menshi, ahubwo ngenda nkora gake gake ko twizeye ibiraro byo kuva muri do ujya muri fa. Do re mineur mi mineur fa. Okay, do fa ndetse na solo. Twongera twiga hagati ya do ndetse na solo. Do si do
so. Okay, twarabyize uri mu by'ibiraro byari by'abantu bari hejuru bari advanced, bari hejuru kuri level, bari gukora n'ibiraro by'amakode. Ariko noneho hari ibiraro twabonye by'abatangizi tugiye kureba hagati ya do ndetse na solo, ariko by'abatangizi. Uyu murya iyo ukandiye kuri fret ya gatatu, ku rutoki rwa gatatu, n'ubundi ku murya wa gatanu byitwa do. Munsi ya do hari si, hano do si do si do si. Okay, si la. Wacuranga umurya wa gatanu utawufashe bakawita ra. Okay, do si la, ukabona kujya muri so. Muri iki ni hagati ya do na so. Okay, do si la. Si la, urabona ko ari tubiri gusa. Si la, ukabona ko so. Noneho wajya kugaruka ujya muri do, ucuranga ra, ujya mu murya wa gatanu do ufashe la si, ukanda kuri si kuri barite ya kabiri, ku murya wa gatanu do, ugahita muri do yawe. Okay, do. Okay, do si do so, so la. Okay, so la si do. Ushobora gukoresha eshatu, do si la so. Noneho la si do, do si la so, la. Ibonye la si do. Okay, noneho re, uyu murya bawita re, ni umurya wa kangahe? Wa kane. Uwurekuye bawita re. Wawukanda kuri fret ya kabiri, mi, bawita mi. Ubona ko bimeze kimwe n'uyu nguyu hejuru twese mi, re mi. Noneho fa. Aha, tumenyereye iyi ngiyi, ariko ino nayo bigishije ubushize yo gukanda gutya. Okay, cyangwa ugakoresha iyi do re mi fa. Okay, hagati ya do na fa. Noneho le mi, aho konyine gusa. Umva ni re na mi, nibyo biraro birimo. Le mi, kubona kujya muri fa. Ashaka gusubira inyuma, mi re, urabona ko ari ugucurika n'ubundi. Re mi, cyangwa ugaruka mi re. Okay, do, tujya gusubiramo re mi fa. Urumva ko fa yacu yujuje. Ubwo byumvikane ko urakomeza kwiga iyi fa n'ubundi twabonye. Musubire inyuma muraza kubibona. Masomo nagiye nyatanga yose y'amanota, muragenda yemenya y'amakode turi kuvuga. Okay, do, sibyo? Do, hagati ya do na fa harimo re, sibyo? Uyu murya wa re ndetse na mi, apana wo hejuru. Ahubwo iyo re wifashe uyu murya wa kane ukakanda kuri fret ya kabiri, tayari biba mi, ukabona kujya muri fa yacu. Okay, mi re do, ukajya muri hagati ya do na sol, si do so, la si do. Tujya mu myitozo rero, sibyo? Twagiye turimanza muri do, twajya muri re, muri fa, sorry, surama inyuma, tujya muri solo, tuve muri so tujya muri do,
la si. Okay, twajya muri fa, re mi. Okay, mi re. Tujya muri solo, si la sol. Okay, la si do. Ako ni akambere, ako ni agaki, ako ni akambere tayari. Ndashaka kubaho uyu munsi, sibyo? Twabonye hagati ya do na fa na so. Tujye muri re. Okay, re ndala na so. Niyo manota atatu ya majeri agendana. Okay, noneho iyi kandi itwaye kwa nyine mi. Twavuze ko tukandi yanga bari mi fa dieuse, mi fa na ha, ariko iyi kandi haiba mi ni fa, ha ni fa dieuse, sibyo? Turavuga muri mi fa dieuse so. Okay, re twagiye go mi fa dieuse so, fa dieuse mi re. Noneho tugiye kurebera iyi ngiyi ni do dieuse, bayita do dieze. Uyu murya wa gatanu iyo ukandiye kuri fret ya kangahe, ya kane, sibyo? Ubiki kingi twavuze ko ari do, iyo ugiye hejuru ubwo ni do dieze. Okay, do dieze ndetse na si. Okay, ubwo ni do dieze na si na la. Twavuze ko re ijyana na so ndetse na ra. Ubwo turubonye re, tuva muri re tujya muri so, re mi. Iyi twabonye ko ari ihe, twabonye ko ari ihe, iyi ni fa dieuse, urabyibuka? Iyi ni fa, byibuke? Twajya aha ni fa dieuse. Okay, sibyo? Noneho iyi ni mi fa dieuse, kubona kujya muri sol. Sol twarayize, nawe nyisubiramo cyane, sibyo? Noneho fa dieuse mi re. Noneho do dieuse si la si do dieuse le. Muri make ikiraro cyo hagati ya re mineur ndetse na solo twabonye ko ari kihe, ni andika, ubwo ushatse wandika. Ikiraro kiri hagati ya re na sol ni mi na fa dieuse. Okay, mi na fa dieuse. Andika neza rwose, mi ndetse na fa dieuse, kubona kujya muri sol. Okay, mi ushobora kwibona gute? Urutoki kuri fret ya kabiri ndetse n'iya kane ukanze ku murya wa re gusa. Uyu murya wa kangahe, wa kane gusa. Okay, ibyo nibyo biraro byo hagati ya re na sol. Hanyuma wajya muri solo, ushaka kugarukayo muri re, n'ubundi ugaruka nk'uko waje. Fa dieuse mi re, wabyumvishe? Hanyuma rero hagati ya re na ra sasa nugiye kureba. Ngira ngo murabizi impamvu nababwiye ko gukandara gutya aribyo bikungahaye cyane kuruta ibi ngibi, sibyo? Aha. So hagati ya re na ra ni re,
ni do diyeze. Do diyeze uyibona ute? Ukanda ku murya wa gatanu kuri freti ya kane, ugahita ujya kuri si, n'ubundi ku murya wa gatanu kuri freti ya kabiri. Okay. Ubwo ni muri iki kiraro cya hagati ya re na ra ni do diyeze na si. Ibyo gusa wandike utabyibagirwa, nibasha kubiyandikisha ikaramu y'umutuku kugira ngo utabyibagirwa. Okay, ku mucurange twagiye kwicuranga. Noneho yes. Okay. Kazi ni keza ariko. Yo. Mana we, so byumvishe akazi ni keza, mba mbicuranga mu buryo kugira ngo mubifate bwa mbere na mbere byibanze, ariko ushyizemo ibyo bita technique hagati ya kode n'indi. Hari amasomo bita ama technique, ibyo tuzabigeraho bitewe na level tugezeho. Tuzana twiga gake ariko nagushishikariza gufata gitari yawe rwose ukajya kuri YouTube ugahera hasi rwose ku masomo yibanze tugakora, kandi mukajya munyorereza ama video y'uburyo mwakoze, kuko nimero zanjye ngizo munsi zirahari muri kuzibona, kugira ngo nkomeze kubitaho nkuko n'umutima wanjye ubyifuza. Kandi abakomeje kuza kwiga hano mu kigo i Remera, Kigali, Kabeza, ndakomeje kubashimira. Icyo mbashishikariza, murabizi ko mpagaciro repetition, mpagaciro gusubiramo amasomo naguhaye. Iyo amasomo naguhaye utarayakora, itegeko ryiza ringenga rinyemerera ko nta guhirindi somo utarikoze neza, kuko gaciro k'isomo ntabwo ari ukwifata gusa, ahubwo ugafungura n'ubwonko, umuntu akaba sensitive cyane kurenza uko yari ameze. Muri make agaciro k'isomo ni ugufungura ubwonko, no gukiza indwara nyinshi zitandukanye murabizi. Rero byangora kugwira indi somo ngo rifate irya mbere ritakoze agaciro karyo mu bwonko bwawe. Imana ibagire neza abanyeshuri biga online. Nongere mbashimire abari muri Kenya, mu by'ukuri Imana ibahumugisha cyane. Munsi wa Kenya wantwikiye wakurikiye wangoze neza ka video ka nakabonye wohereje. Imana igumugisha abari Zanzibar, abari Uganda, nkunda kubavuga cyane, mukomeje kwiga neza. Abari muri Amerika, dukomeze no kwibuka wa muvandimwe wacu Marcel, n'ubundi nabwo maze kunyoreza inshuro nyinshi kuba tumaze kumusengera ko nibura ari umurwayi ari gukira, kandi ambwiye ko rwose mu cyumweru gitaha bashobora kuva kwa muganga. Urumva ko amasengesho yacu ari gukora kandi bizagenda neza. Imana ikomeze kumwihanganisha, kumwereka ukuboko kwayo. So nizire ko nameze neza. Rero abakomeje kunkurikirana ni nkuhamagare kuri nimero ndi kubashyira hasi, kandi munyandike no kuri WhatsApp nta kibazo, kugira ngo mbafashe abashaka kuza hano mu kigo, muze mbayobore neza, muze muhagere. N'abari mu mahanga, abari mu Burundi ndabashimira cyane. Hari abariyo nabo biga online, ndabashimira cyane. No kuri abari mu Bufaransa, ayibambe ndabashimira muri benshi. Rero ndabakunda. Mwibuke ko n'ukuri ndi kubashyiraho program yo kwiga kuri Skype cyangwa se ku zindi program, ku buryo mwese mwajya muhurira ku rubuga tukaganira, mukambaza ibibazo byose mwifuza,
nkajya nshyira umwe ku ruhande akanyereka ibye nkamufasha gutyo. Ibyo ndacyabitegura neza kuri porogaramu y'ikigo kugira ngo tubanezeze nk'uko tubyifuza. ni ukuri rero Imana ibagire neza, ibintu bizashoboka kandi bizagenda neza. Iyo ntago ari indirimbo ni melody. Abantu benshi bazi ko gucuranga bishingiye ku ndirimbo gusa, ariko umucuranzi wa nyawe agira melody mu mutwe ziryoshye cyane kandi atari indirimbo abantu basanzwe bazi. Nibyo hari igihe yirefera no mu ndirimbo sometimes, ariko uzumve nk'iyi miziki yo mu mafilimi, urumva nk'iriya miziki ntabwo aba indirimbo. N'ubu ibyo ndi gucuranga turi kuganira ntabwo ari indirimbo, ni akamelodi kaba kandimo gusa karyoheye amatwi. Nk'umuntu akubwiye ngo ncurangira, wacuranga iki? Sibyo? Ibyo rero ni ubuhanga bwa creativity, bw'ubuvumbuzi. Iyo ntabwo ari indirimbo. Umucuranzi agomba kugira icyo bita melody muri we. Okay, akenshi abahanzi niko bakunda gukoresha. Umuntu aracuranga, umuhanzi we agahita ahimba ukanya. Okay. Okay. Hari abahimba ari uko umuntu akoresheje amanota, urugero. Yeah. 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 Ooh. La 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 la. Tumba pa pa. Ha pa. Ah la la pa 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 pa. Ah pa 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 pa. Ah Okay, umuhanzi wahita afatira ako kanya ugasanga ahise abona message, ahise abona amagambo kuko melody aba ari kuyumva. So melody rero ntabwo ari ngombwa ngo melody ntabwo ari indirimbo, ntabwo ari ngombwa ngo indirimbo. So rero inshuti zanjye tuzabigeraho muhumure. Kunda kumbwira ngo ubu nanjye nacuranga nkawe, ni ukuri ko ngwiza ukuri byashoboka. Ahubwo dore ikibazo kimwe, none se twaba twiga nabi bigatuma tutazamuka kuri level. Niyo mpamvu abo mwebwe mubizi muza munsanga hano mu kigo cyangwa biga online, mbafasha iki cyambere na mbere. Hari amanota yagiye ahinduka cyangwa se hari amanota yagiye aba update bitewe n'injyana runaka. Ugasanga injyana y'umuntu iraryoshye iri hejuru, ariko ikibazo ugasanga yarize wenda yari umuntu amwigishije yaramubwiye ngo yarashoje. Nabyo birashoboka, ariko bitewe na level nawe wenda tuvuge afite cyangwa se abasha kwigisha. Ariko nanone mu by'ukuri birazamuka cyane. Narabubwiye ngo repetition cyangwa imyitozo ukora ishobora kuzamura hejuru imyumvire yawe ikazamuka kurenza iyo umwarimu yakwigishije, kuko ushobora kwigishwa n'umwarimu bisanzwe wa wundi uvuga ngo fataha. Ibyo nabyo birashoboka, ariko adakurikije amahame cyane ya muziki. Birashoboka nawe ko yaba yarigaga cyangwa se yaba wenda yarakibyitoza, birashoboka kandi akwigisha akagira ahantu akugeza, hanyuma haza abandi nabo bakakuzamura ukagira ahantu kugeza wa wundi wakwigishije bwa mbere ashobora kubona akikanga kuko umurusha hejuru bitewe nuko wazamuye level. Rero mukomeze mwige, muze mbafashe
kukuzamura kuri level byanga bikunze, si uko ndi kuri level yo hejuru ngewe oya, ahubwo nuko nzi uburyo nakuzamura, nishimira umwana nabyara ejo akaba umuntu wagutse, ejo akazaba umunyarwanda wagiye gucuranga mu bihugu bya kure, agatsinda agahesha ishema igihugu cye, akaguka cyane. Byaravuye he? Mu Mana yagutekerejeho ikanyura muri Teacher Tadeyo, nge niko nitwa, ukorera muri MT22 Music, hanyuma Imana ikakuzamura inyujijemo. Nge niyo mpamvu akenshi ntabyirata, kubera yuko Imana iwe yagutekereje. Wowe uri kundeba kuri YouTube, byanga bikunze Imana yagutekerejeho. Ibwo yagutekerejeho rero, fata gitari urebe icyo Imana igukoresha muri bino bintu, wiyigire ibyanzu, mpamagare tuzamukane mu bushobozi bwanjye mfite bwo kwigisha buke, nkuzamure nkugeze ahantu. Birashoboka ko ejo Imana yaguza n'undi none kongera kuzamuka ku yindi level, birashoboka. Rero Imana iguha umugisha, nta kintu Imana yaguhaye cyusa, ahubwo yari ifite impamvu. Inyungu yayo ni iyihe kuri wowe? Nuko wakigisha benshi bakamenya ibyo ufite cyane. Imana ibaha umugisha. Ibi nakagaruka nzongera kubaha ibindi next. Imana ibagirire neza kandi ndabishimira.